tukubwiye serivisi kwa Cyomoro Vet TV dutanga wakumirwa. Ni serivisi nziza kandi nyinshi zigiye zitandukanye. Intego kwa Cyomoro Vet TV ni uguteza imbere abantu bose bashaka amafaranga binyuze mu buryo bw'ubworozi, cyane ko ubworozi n'ubuhinzi bigomba kugendana. Ndagira ngo nkwibutse ko iyo worora yafumbire aho kugira ngo uyiheba abandi, nawe wakagombye kuba ufite imirima yawe uyifumbiza. Si icyo nari ngambiriye, ndagira ngo mbabwire ko kwa Cyomoro Vet TV dutanga serivisi zo kuvura amatungo ndetse tugakurikirana ubworozi bwanyu. Si ibyo gusa kandi dutanga icyororo cy'amatungo, amatungo agiye atandukanye, inkoko ndetse n'inka ndetse n'ingurube. Abantu bakeneye rero kwiteza imbere mu buryo bwihuse worora amatungo atanga umusaruro mu gihe gito kandi cyihuse, ikindi akaba ari ya matungo aguha amafaranga mu buryo bwihuse cyane. Ndakubwiye ngo ngwino nguhereze icyororo cy'ingurube cyiza kizakubyarira abana benshi cyane, kikaguha amafaranga mu gihe gitoya. Si ibyo gusa, ndagira ngo nkwibutse niba itungo ryawe rirwaye mpamagara kuri telefone yanjye. Ikindi kandi niba udukeneye yuko hari serivisi zo gukingira tugufashamo, watubwira cyane ku mbwa, ipusi, kugira ngo mubane n'amatungo yanyu akingiye, mwirinda yuko hari indwara zigiye zitandukanye zakanduzwa cyangwa se zakanduza abantu babana n'ayo matungo. Si ibyo gusa, tubigira imishinga igiye itandukanye mu bworozi bw'amatungo, kandi ikindi tuguha ubujyanama, tukaguha amahugurwa, nawe ukiteza imbere. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vet TV, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mbere na mbere, kugira ngo mbere yuko mbereka uko umunsi wanjye wagenze, ikintu mbanje gukora mbere na mbere, nzindukiye mu biraro by'ingurube. Murabibona, umva uyu munsi naryoheje, nari umunyenga ku ifarashi. Umbabarire iyi video uyirangize, ariko mbere na mbere ndagira ngo nkwereke yuko ikihutirwa atari ukujya kuryoshya gusa, ahubwo mbere yo kujya kuryoshya mbere na mbere banza ugire ibintu usiga ku murongo iwawe, kugira ngo utajya kuryoshya bikarangira uryoheje ugahomba. Ntago kwa Cyomoro Vet TV ibyo tubyemera. Nabanjije kubyuka mu gitondo cya kare nk'uko mubibona muri ako kavideo gatoya kari hejuru, ndangije nikupitiramo agataburiya kanjye, ndangije ndavuga nti se uyu munsi ko mbona ngiye kwirirwa njya kurya umunyenga muri cya kintu ubu koko nta tuntu nasiga nshyize ku murongo, ntaza gutahana igihuga cyangwa se nkahomba n'andi mafaranga menshi. Ubwo rero ndangije ndavuga ni reka mbanze nze nite ku ngurube nzigaburire. Reka mbabwire inshuti, korora ntibivuze kwicupiza, korora ntibivuze gutandukana no kwishima, korora ntibivuze ngo utandukane no gutembera. Oya, ugomba kugenda, kubera yuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. So rero namaje kugabura, ndangije ndeba utugurube nagombaga gutera imiti, ndangije ndadutera, ndebera ibyo byana. Ariko we mwaje nkabaye icyororo cy'ingurube koko, mfite icyororo cy'ingurube kidasanzwe. Ariko ibyo nivugisha byose my dear ntago byoroshye. Ubu ndi gukora vuba vuba kugira ngo uyu munsi dutemberane ku ifarasi, murebe namwe umunsi wanjye uko wagenze, ariko mutagira ngo ni bya bintu byo gupfa gukora video. Umuntu nkurikirana akurikira video akayireba igitangira akayisoza, I know yuko akuramo isomo rikomeye cyane. Umuntu nkurikirana ndabizi ntago yabyicuza. Ndagira ngo nibutse abantu bakeneye ko tubigira imishinga nibaduhamagare. Ndagira ngo mbibutse neza yuko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment, kuko kuba tubona imbaraga zo gukomeza tubaha amasomo ni ukubera yuko mwabikoze. Nawe utarabikora dukunde, uzasige mufashe kwinjira mu bworozi bw'ingurube, buguhire ubu umuherwe udasanzwe. Nagiye ndeba rero mbona hari utuguro tugomba guterwa imiti, ndimo kudutera kugira ngo naza kuba nigendeye ku ifarasi nkajya kumva barampamagaye ngo hano havutse ibibazo mu kiraro, mbabara ubanguke hari ingurube igiye kubunaga.
ubwo rero navuze reka nsiga mbishyize ku murongo hatagira umuntu uza kumvangira sibyo. ariko ibyabereye ku ifarasi mana yanjye we mbabara urebe iyi video irangize, byari udushya, byari ibintu bidasanzwe biteye ubwoba. ariko reka tubaze turangize iby'izi ngurube. rero ni ukuvuga ngo ndangije kugabura, murabona ko ubwana buri kugenda bucaracaramo burya uko bumwe buri kurya nanjye ndi guhugira ku bundi kugira ngo mwiteho. hari ubwagombaga guterwa amavitamins nari ndimo kuyabuha mu buryo bw'urushinge. ubu nibwo buryo bwiza cyane bwizewe kandi bukora mu gihe gitoya, apana b'abantu mugenda mukagura utuntu tw'utuvitamins tw'utunini mugatanga mu kanwa. aho wadutangiye wabonye ingurube zawe zariyongereyeho iki? aho wadutangiye wabonye ingurube zawe hari icyahindutse? ikindi bantu mukeneye yuko rwose tugira ibintu tubamamariza, ni muduhamagare twamamaza ku mafaranga make cyane. rero narebye mbona akazi ndasa n'ugasoje, nangira gutembatembera mu biraro ngo ndebe ko nta yindi ngurube nasimbutse ntakoreye. ariko umva murebe ibiraro size, nubwo ngiye kuryoshya, no kuryoshya no gutembera nyine nkamenya n'ibibera ku ifarasi, nkamenya ibiberayo. ariko nagiye ntemberamo ngo ndebe ahandi hasigaye ikibazo. murebe ibi biraro, muntu worora ukaba utagira isuku nk'iyi ngiyi mu kiraro, ntago nubwo niyo wanarya akabenzi ntago wakarya wumva ufite apeti pe, kubera yuko isuku ni isoko y'iki? ni isoko y'ubuzima. uko wigirira isuku ugomba kugira ute kwita no ku matungo. twakomeje rero twigira kwisurira ifarasi. byari bikaze. hano nari ntangiye kurira, ariko unandebye uburyo ndi kuriramo uhita ubibona ko ubwoba bwari bwose, tuba n'isoni ziyigije kubivuga. sinarebaga nshuti zanjye, narebaga numva ntareba, nkafata nkumva si amaboko ntari gufatika, byonyine ukuntu ari ndende kuyijyaho byonyine byari ibintu bikaze kuri njyewe. nari mfite ubwoba ari bwinshi. ubwangaha ushinzwe kutwuriza ku mafarasi yabanje kuma amasomo, arambwira ati nufata gutya uraba ugiye kuyihagarika, nushaka ikata ruguru urakatisha ruguru, nushaka ikata hepfo urakatisha hepfo, kandi nushaka kihagarara urakurura umugozi gutya. mbega mva yarari kuma amasomo, nanjye mwana ni ukuri ndabyubahiriza, ntago nkubeshya pe, ndi bubyubahirize. ariko ubwoba bwari bwose, ariko ngati wowe tuza umutima humura nta kibazo. noneho hano yaragiye kundeka ngo niyobore ngo intware, ndamubwira niho yawe mbabarira ntago nabishobora, ndakwinginze umbe hafi rwose. hari abantu nagiye numva mu mateka ko ifarasi zajyaga zibirukankana, aho yari itangiye kugenda imarera icyitwa ikipapa umunyenga. ariko icyari kigenderewe ni iki? ni ukuvuga ngo ubundi njyewe ndi veterineri, umushumba mukuru. abantu bashungereye bari barimo kureba bati kabisa tuyu umumama n'ibi biro byiwe ubu iyi farasi ntibiri bupfune. ariko byarangiye rwose ifarasi tukomeje tugendana, mbega umunyenga uburyoshye. noneho iragenda ukagira ngo iri kujandura ikirenge mu mwobo yongera izamuka. ubu naravuze ni nanjye ngomba kwishima. reka mbabwire mujye mwishima, niba ubonye agahe gatoya ko kwishima jya ugerageza ugakoreshe, wishime, useke utembagare, urya icyo utari uherutse kurya, useke ibyo utari uherutse guseka, sibyo? kubera yuko ndagira ngo mwibutse ngo iyi si baga nta kinya, ibirungo byo guhora ubabara byo isi hora ibigushakira. ariko ubwo iyo wagize agahenge ukabona ukuntu useka, ukuntu wishima, ugomba kubikoresha. ahangaha yari ikomeje kunemberana, none nagize ndamenyera ibitwenge byari byose, nari nanezerewe. mana reka mbabwire abantu ni ukuri mutajya mugerageza kwishakamo n'ibyishimo. ubuse mujyanga bishimye, abagerageza kwishima bose nuko nta bibazo baba bafite, ariko ugomba gusuzugura ibikubangamiye. aha nari nkuruye umugozi ndayihagarika ngo ndebe niba bya bintu koko ari ibyanyabyo, mpita noroshyamo umugozi wuriya wo ku ijosi, irakomeza irantwara. murabona tudakeye. umva umunyenga wabaye umunyenga, numvaga rwose namenyereye.
namenyereye numva noneho yanjyana ikangeza aho ishaka. Nshuti zanjye ndagukumbuza nawe kuzajya kurya uyu munyenga ukumva uko bimera. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwatajyanye nanjye iyi videwo mukaba munayisoje. Mumbabarire mutwereke urukundo nshuti zanjye, mutwereke urukundo ni ukuri, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Ndabishimira cyane. Ciao ciao.